reka mwongere mugejuru nteri korasi nk'iminota nk'ibiri yonyine, hanyuma bari abacuranzi bose mwegere imirya y'inanga, muri abahanga cyane kweri mwanyemeje kabisa. Sinzabatasi ashi kubwira iteraniro. Aha, reka tubashimire. Nitwa Alexis mu Rwanda Shyaka, mbarurerwa ku itorero rya Muhima. Ndubatse mfite madamu tubyaranye kane witwa Jacqueline Nyirangironsanga, aririmba kuri ADPR k'Umukenke kuko ducumbitse ku Gisozi. Ngewe nkakorera ku Muhima niho maze imyaka yose kuva nakizwa. Tubyaranye kane, avuka i Muhanga, ni naho yize Shyogwe, ariko nyuma data uko atashye mabukwe agura i Bugesera, ubu bari mu murenge wa Nyarugenge i Bugesera wambutse ku Ruhuha. Nge mvuka mu karere ka Rulindo mu murenge witwa Kinzuzi i Remera Abaforomo. Ubwo simbi presence. Reka dushimire abashumba batuganije ijambo ry'Imana, dushimire na mwene data bo muri korali nkuru, dushimire kandi impuzabikorwa n'abadiyakoni, dushimire amakorali mwese, ariko iyabaye kuri tere none tubashimire cyane, mwanejeje umutima wanjye. Dushimire kandi na komite iyobora icyumba, harimo na mwene data waduhaye ikaze, abashyitsi n'abasangwa, abacuranzi n'abatekinisiye, mwese nimuhabwe umugisha n'Imana. Narutse kwigisha korali yo mu Gatenga. Ntago ari yo mu Gatenga, ni ya Nyarugunga yitwa Bedesida, yahoze iyoborwa na Ephraim. Mpageze kuko bari bararirimbye ariko cyumweru ndabumva, mpageze bahita banyakiriza indirimbo 13 mbere yuko mbigisha mu masengesho. Umunsi umwuka azashima ko mbana namwe mu masengesho ni 15 muzaririmba. Kereka dirija nambwira ati ihangane inkeya zizaba 10, ariko icyazama Imana ikazamfasha mugahura hakiri kare butaribwira cyane, mugashyiraho na sonorisation, mugasa nk'abarepeta nk'uko murepetera ku byuma, nkabanza nkawumva neza musho aba bantu koko se sawa. Ari gihe wenda twirinda gushima cyane kugira ngo bagenzi banyu batagira ngo twabatinzeho tubashima, kuko burya gushima umuntu cyane nabwo habamo indi risk. Ari gihe ushima umuntu bagenzi be bagahita bakritika bakavuga ati reko se kuki abashima cyane twe ntituririmba. Namwe muraririmba abarumuna babo, namwe muraririmba pe, ariko nongeye kubakunda cyane. Ku cyumweru nigishije mu rurembo rwa Nyagatare ahantu bitikira mu Ruzi. Njya gusoza bampaye intashyo, ariko kwandi n'uwe wanjye yambwiye ngo mbasuhuze ni mwakintasho za bene so. Dusome ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'Itangiriro igice cyaho cya 30 umurongo wa 22. Igitabo cy'Itangiriro igice cya 30 umurongo wa 22. Dukunda kuvuga igice kuko ntabwo ibice bisoma ngo birangize, nibyo byiza. Ari nijya kumva umuntu aravuze ngo dusome ngo mu Baheburayo. Nta Baheburayo babayo, ni urwandiko rwandikiwe Abaheburayo. Ngo dusome ngo mu Bakorinto ba mbere, nta Bakorinto ba mbere babaho, ni urwandiko rwa mbere Paulo yandikiye itorero ry'i Korinto, urwandiko rwa kabiri gutyo. Yego niyo uvuze Abakorinto ba mbere nta cyaho bukoze, ariko tugucisha n'ijisho tugahita tumenya hano wigiye. Tugucisha n'ijisho nta cyaho bukoze, ariko tugucisha n'ijisho. Igitabo cy'Itangiriro igice cya 30 umurongo wa 22. Umutwe w'amagambo ravuze ngo reka nsubire mu rimwe. Itangiriro igice cya 30 umurongo wa 22. Umutwe w'amagambo ravuze ngo Rasheli abyara Yosefu. Imana yibuka Rasheli iramwumvira izibura inda ye. Asama inda abyara umuhungu, ati Imana nkwiye igitutsi. Amwita Yosefu, ati Uwiteka nyongere undi muhungu. Urakira. Umuntu ajya yitsamura muri kumwe mujye mu muhakeya kugira ngo mve kare kumwe n'abantu. Ashobora kuba utamubwira buri kanya kubera akazirwaye, ariko rimwe riba rihagije. Kandi nanjye zamfashe, nanjye ndumva zamfashe ndimo kuvuga ukuntu, ariko mu ijuru dufite umurengezi. Ndashaka ko tuganira ijambo ryitwa kwibukwa n'Imana, Imana yarangiza ikanakumvira. Kwibukwa n'Imana, Imana yarangiza ikanakumvira, niyo topic ngiye kubaganirizaho. Analize ashobora guhita yibaza se Alexis kugiye kutuganiriza iyo topic yitwa kwibukwa n'Imana, Imana ijya yibagirwa? Niko analize yanyanalize.
kandi analize ntabwo ari icyaha. Icyaha ni ukritika iby'Imana, ariko analize yo irakora. Nagira ngo twibukiranye ko uyu mugabo twicaye imbere witwa Yesu adakiranirwa ngo yibagirwe ibyo dukora. Ariko ari jya bakuretseho gatoya ukaba umushomeri diplome ukayimarana imyaka 10. Ari nijya bakuretseho gatoya ukitwa umurozi kandi utaroga. Ari nijya bakuretseho gatoya ugasohorwa mu nzu, ariko iyo akwibutse akanakumbira nawe urishimye. Kandi icyo nkundi uyu mugabo twicaye imbere ashobora kukubabaza imyaka 10, ariko yaguteturura icyumweru kimwe akubagiza imiboro yose wabaye. Muhereza icyubahiro, ni umwami w'amahoro. Uti se Alexi, uti uwo mugabo twicaye imbere witwa Yesu yambabaza? Yego yakubabaza. Mwari mubizi? Arababaza. Ariko icyo mukundira ntabwo ajya yishimira kubabaza umuntu iteka. Uti se ryanditseho iryo jambo rivuga ngo Yesu arababaza? Mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo igice cya 12 umurongo wa 6. Bibiliya iravuze ngo kuko uwo Uwiteka akunze ari we ahana, ngo kandi akubita ibiboko abo yemera guseka abana be. Niho riri pe, ujyeyo urasanga ariko rimeze. No mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya igice cya 9 umurongo wa 6. Bibiliya ikavuga ngo nicyo gituma Uwiteka Nyiringabo avuga ati dore nzabashongesha mbagerageze ukundi nagirira abantu banjye n'ukuri. Niko ijambo rivuga pe, mujyeyo. Ariko nimuhumura barimo kugeragezwa, hari iki ijambo ry'Imana ribavugaho. Urwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Abakorinto igice cy'10 umurongo wa 13 kuri B. Yarabandikiye arababwira ngo ahubwo hamwe n'ibibagerageza Imana izagenda ibacira kanzu. Nimwakira kanzu ku Uwiteka. Ariko ibibagerageza byo birahari. Kwibukwa n'Imana, Imana ngisana kumvira. Ikakunyibukira mu buryo bw'umwuka n'ubw'umubiri. Mu buryo bw'umwuka igatanga imbaraga zinesha ibyaha byitwa inyengobeza bugingo. Mu buryo bw'umubiri itwa kagurimba ngo kwazaguriya bese. Mu rwandiko Paulo yandikiye Abaroma mu gice cy'8 umurongo wa 32 yaravuze ngo mbese ugitimanya umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese ngizaburite kumudwana n'ibindi byose. N'umuririmbyi 334 ku gitero cya 4 kuri A yaravuze ngo nkuko se w'abana abagirira ibana, ngo niko n'Imana yacu izigirira abantu bayubaha, ngo kuko izi neza ubukene bwacu n'intege zacu. Tumushimire katuzi. Abanyibukire muri iki gicamunsi narangiza abumvire. Uyu mubyeyi dusomye mu gitabo cy'Itangiriro yitwa Rasheli. Bibiliya imwerekana ko yari igisiba cyo kutabyara cyangwa se yari ingumba. Mushumba yagiye gakomozaho Jean Pierre, ni inshuti yanjye cyane yabivuzeho. Naraye niwe. Burya iyo ugeze ku rwego rwo kurara mu rugo rw'umuntu muba muri inshuti. Kuko afite uturere twinshi yayoboye, yaba Rubavu, yaba Ngororero, yaba n'aka ka Kicukiro. Nishimiye kumubona. Niba hari ikintu kivunana mu buzima ku rwego rwo hejuru no kubura urubyaro biravuna. Bibiliya iravuga ngo abana ni umwandu uturuka ku Uwiteka. Ni nayo mpamvu buriya abashumba batuburifinga ko umwana byibura yagakwiye kujya asengeshwa kiri agifite amezi 3. Ubundi kirazira gusengesha umwana afite imyaka 15. Oya, muzana kiri mutoya, abakozi b'Imana bamurambikaho ibiganza. Niba hari ikintu kiryoha mu buzima n'urubyaro ruraryoha. Ubwo nariza agiye guhita bagatisha n'ukuntu abahungu banjye banyura umugi, n'ukuntu dukobwa mfite twadizi wita twambara akajipo kareshya nk'uru rutoki ngo afite amaguru meza, atukuvuza urubyaro byihore. Iyafashe Alex kamuha agakiza izabaguhera agakiza. Abana bararyoha. Hari igihe naho abana banjye bakampamagarira rimwe bati dadi nkaturika nkarira. Kubona umugabo w'imyaka 45 urira ni igitangaza gikomeye. Najya kugenda ugiye gusenga papa ntindagiye. Yabona ufunze n'agakaruvate kaba papa ugiye kubwiriza ntindagiye. Abana bararyoha. Nge ngira n'umwihariko utandukanye n'uwabandi bagabo benshi muri hano. Ngiyo ndi mu rugo n'umwihariko wanje. Iyo ndi mu rugo abana banjye n'icyo bikarabiriza, nkabasiga, umuto nkamwambika pampa, nkabagaburira, nkababikira bakagwenyera nk'abari mu ibere. Undi mugabo tubihurijeho gutya nagira ufaturiye. Arabuze musho. Ya. Ubwo nariza agiye guhita avuga ati subwo ni urukundo gusa ntiharimo n'isombe we. Oya nta sombe mama Shyaka yampaye. Abo bana nkarabya ntabwo yabazanye muri mare, yababonye ageze wanjye. Kandi ibyo umugabo yakora byose, watungura umugore ukamusasira igitanda, wamuhindurira imyenda ukayanura ukayishyira muri mare, watwara abana ku ishuri, wabakarabya, wabaterera ipase, ibyo umugabo yakora byose mu rugo rwe ntabwo bikoraho icyubahiro cy'umugabo. Ahubwo kutabikora deja burya cyakuvaho.
iyo maje kubakarabya maje kubasiga barimo kurya numva nezerewe nkabwira Imana ngo Mana ushimwe ko wampaye urubyaro. Abatarabyara Imana ibaha urubyaro, kandi nabo bafite bakabana ibirara Imana ibahindura ibaha agakiza, kuko n'Imana ikora bikagaragara. Ngo Imana iramwibuka izibura indaye, arasama aratwita abyara umuhungu, ati Imana umpaye igitutsi. Amwita Yosefu, ati Uwiteka nyingende umuhungu, kandi Imana yaramwongeye witwa Benjamin. Imana ibanyibukira muri aya materaniro nirangiza inabumbire. Iribuke mu buryo bw'umwuka, itange kunesha ibyaha by'ingoboza bugingo, iribuke no mu buryo bw'umubiri, kuko n'Imana ikora bikagaragara. Kandi n'abarimo kugeragezwa mwihangane. Mushumba yabivuzeho, kwiga ni byiza. Iyo depoje mu kazi ukicara kuri mashine urimo guhembwa nka miliyoni cyangwa wenda tuvugiye 500,000, watangiye gufata ku gashahara wicaye imbere ya mashine, ntago wibuka zamvune wagize wiga, kandi kwiga biravuna. Abarimo kwiga rero ishuri ry'ibigeragezo mukomeze muryige mwubaha Imana, kuko n'umwana wo mu kirahura yiga. Umwana ufite se na nyina bafite ubushobozi ariga kayaka kambani, yaje muri vacances bamushakira umuntu uzajya amuhugura amwibutsa ibyo yize, kuko se na nyina arabakira. Natwe Yesu ni umukire. Yesu yakwigisha abana wabyaye bakabibirara. Yesu yakwigisha uwo muririmbana muri kora akakwita umurozi kandi utaroga. Yesu yakwigisha uwo mubana mu gipangu akakwanga urunuka, ariko wowe ujye ukomeza ucungane n'izamu ryawe, wirinde icyaha n'igisa nacyo, hamwe n'ibikugerageza Imana izagenda igucira kanzu. N'uwandikiye Abaheburayo, urwandiko rwandikiye Abaheburayo igice cya 2 umurongo wa 18, mwanditse aravuze ngo kuko ubwo yababajwe no kugeragezwa ubwe abasha no gutabara abageragezwa bose. Abarimo kugeragezwa mukiranuka Imana ibatabare, kandi abarimo no kugeragezwa ni mwiga iryo shuri neza. Muririmbyi se siko yavuze? Muririmbyi yaravuze ngo turi abasirikari benshi bogejwe mu maraso ya Yesu. Siko muririmbyi yavuze? Hano murimo harimo n'abagikoze babita retired, harimo n'abazagikora, kuko leta yacu y'ubumwe izabaha akazi guhera kuri 18 kugera kuri 25. Ufite agapapuro, ufite ubumenyi bw'isi, uzakora akazi. Waba polisi, waba ingabo, reka indi mitwe yonyihorere. Hanyuma buriya leta yacu y'ubumwe bwaca mu gitondo saa 12 za mu gitondo, reka dushyire saa 2, igahita isohora itangazo ikavuga ngo abasivile bose mubambika uniform bambare n'imbunda bajye mu kazi. Bafite ahantu banyuzwa inasho, igabiro, igishari n'ahandi babanyuza, akava yika umupolisi cyangwa umusirikare. Uko leta yacu y'ubumwe itakambika uniform umusivile atanyuze ku ikosi, ni nako leta y'ijuru itagukoresha itarakwigishije. Iby'isi bikonegitana n'iby'ijuru. Ahubwo ikibabaje, Yesu afite abasivile benshi bita abasirikare, nicyo kibabaje. Mwarimo abona umusirikare wambaye uniform afite n'igikoresho arimo kugenda arigisha cye n'amandazi mu muhanda. Mwarimo abona umupolisi wambaye uniform afite n'imbunda arimo kugenda hekenye ubunyobwa n'amandazi. Ariko kuri no generation yacu dufite abantu bita abakomando ba Yesu, mugahurira muri quartier n'igice kingana nk'inturuso, tiko, ubunyobwa n'amandazi, tiko, amavoka n'imineke, tiko. Wamuhugura uti mukomando wa Yesu, ati karame, utikurira mu muhanda kandi uri umukozi w'Imana, akakubwira ati mukozi w'Imana, ati nge nigirira peti. Wimurenganya ni umusivile, ntabwo ari umusirikare. Umusirikare agira aharira, afite uko yiyogoshesha, afite uko abana n'abantu amahoro. Umusirikare agira discipline yo ku rwego rwo hejuru, ntamena n'amabanga y'akazi. Ariko kuri no generation yacu abantu abenshi bamena amabanga y'itorero ryacu rya DPR, ni twebwe ubwacu. Arigihe navuye kwigisha korali yitwa Safiri ya Ruvumera na Ebenezeri, zari korali ebyiri bahuje mu masengesho, muri sikenshi bikunda kuba njya kuzigisha. Ngeze muri gare Muhanga ndakatisha, maze gukatisha nzana muri bisi n'abantu bavuye Kanyarira. Hari harimo nk'abakobwa nk'abane b'inkumi n'umusore umwe, baza bavuga ibintu Imana yavuganye nabwo, bahita bahindukira baza ku itorero ngo Imana yavuze ko ngo izakora ibi bintu, ngo ikagira ibintu isunika. Bavuga muri kwaseri irimo abantu 20 n'abangaye, bamena amabanga y'ibyo Imana yababwiriye ku musozi babivugira muri kwaseri, kandi harimo abantu badakijijwe. Ubu intambara ubwaca kenshi ni twebwe tuzigururira. Itorero ryarapfuye, nta itorero ripfa, umuntu niwe upfa ku giti cye. Itorero rya Kristo riri mu ibanga, umuntu niwe wapfa ku giti cye kubera ibyo akora bihabanye n'umwuka w'Imana mubuza,
ariko itorero ryo rirahagaze, riri ku rutare, kandi urwo rutare rihagazeho ni Kristo Yesu. Imana idufashe. Ariko muri kino gihe ujya kubona ukabona umuntu akubwiye ngo ni umukomando wa Yesu, ugasanga amena amabanga y'itorero, agira umujinya nk'uw'ingwe, yica ubukwe bw'abanyetorero, ahondanya imitwe abaririmbyi, kugera ku rwego umuntu arunguruka muri nyobozi atarabona umudiyakoni. Kugera ku rwego umukristo muhura ugahita ubona ko adakijijwe pe. Sikona umukristo w'umurayiki, niko teoloji ibita, w'umurayiki agakubitana n'umusaza nkuriya nasanzwe no kutwigisha, urabona kuriya rwose afite abuzukuru, agahita amuyambira akamusuhuza. Undi mu kinyabupfura cy'umurokore mwiza wuzuye umwuka we, ntabwo asuhuza umuntu umuruta, arategereza akabanza akamusuhuza. Ubundi nubwo nemerewe no kuvuga n'izina ryawe mushumba, tugahura nkahita nkuvuga mu izina nkajya no kukuyambira. Ndategereza ukanyambira ukansuhuza nanjye nkakwikiriza. Dukwiye kuba abakristo buzuye umwuka wera, baha agaciro iby'Imana yabateretsemo, ubwiriza akabwiriza akiranuka, uhanura agahanura akiranuka, ubyina akabyina akiranuka, kuko Imana iha agaciro umukiranutsi. Imana idufashe. Mu gitabo cy'Imigani mu gice cya 28 umurongo wa 6, Bibiliya ikavuga ngo umukene ugenda ari inyangamugayo abaruta ikigenge no cyabari igikire. Zaburi ya 34 umurongo wa 21, Bibiliya ikavuga ngo Imana irinda amagufa y'umukiranutsi ngo ntarimwe rivunika. Tumushimire ko akunda umukiranutsi. Imana iranamwirata. Nubwo yaba atunze ipantaro imwe, nubwo yaba mwishamureta afite umugore n'abana babiri, nubwo yaba mugufi cyangwa muremure, nubwo yaba yarize cyangwa atarize, ariko mujyayo Bibiliya iravuga ngo uwo muntu Imana imuha agaciro kuko ayubaha. Rasheli yigize gukora ikosa ryo kwiba ibigirwamana kwa Labani, ngo bucye mu gitondo Labani yakubaho gukana n'inshoreke ze. Labani ngarabishaka arabibura, ahita akurikira umukwe we Yakobo. Babyita kumwomeka, niko kera twabyitaga tukirabara, komeka umuntu. Ngo amufatira mu nzira aramubwira ati bite byawe kuki umunsi wampemukiye ukanyiba. Labani ngo arirahira, Yakobo ngo arirahira ati ntabyawe nigize ntwara, ngo amuha uburenganzira ngo abisake. Rasheli ngo yari yabifasha byicaraho, hanyuma ngo Isa mugezeho aramubwira ngo muri kino gihe abazungu baransuye, ntabwo nemera kuguhagurukira papa. Ubu abakristo benshi dufite ibintu twagiye twicara hejuru y'umujinya, amoko, kugambana, ubujura ku cya 10 n'amaturo, guhiga imigo ntuyihigure, ariko ndinginga Yesu ngo abishoboze kubihagurukaho, atwuzuza umwuka wera, yongera twirate nkuko yirase Yobu. Kandi abageragezwa sinzi impamvu kugeragezwa birimo kugaruka, abarimo kugeragezwa imuhumure. Kandi nanjye ndageragezwa. Mbibutse yuko mwese ko muri hano murageragezwa. Mushumba yabivuze ngo abakozi b'Imana ngo ruhande rumwe ngo nta mafaranga bagira. Uko niko kuri kuzuye. Batunga 10, 20, 30, ariko ikintu gituma abakozi b'Imana batunga amafaranga aringaniye ari mwayene, nagikoreye ubushakashatsi ndanakibona. Ntabwo umwuka arakinshurira neza, ariko uruhande rumwe maje gukishurira. Mwari muzi ko hari abantu bubaha Imana bari mu buzima bwa mwayeni, ariko Imana yamara kumukubita nka 400,000 agahita aba umunyedini. Umugabo n'umugore bakaba bubaha Imana, bakuzura umwuka wera, bakarara ikijumba na dodo, ariko Imana yamara kukubita umugabo nka 600,000 cyangwa izihaye umugore, umwe agahita yibuka ko mugenzi we atize. Mwari muzi ko ibisubizo iyo utabaye maso bigusha kurusha ibigeragezo? Abo tubyemeranyeho gutya turere. Ibigeragezo iyo bikujeho ukabera amaso ubugingo bwawe bigusunikira ku Mana, ariko ibisubizo iyo bikugezeho Imana iduha amafaranga pe. Kuko ngiye yampaye ntabwo nagura imodoka ntaratunga inzu, nabanza nkagura inzu, kuko nyirinzu atera ubwoba. Nyirinzara nyirinzu noneho dufite n'abakristo bokode burya akamwita nyiribyondo. Burya ni igishakwe cyuko akodesha ngo nyiribyondo. Mbo inzu yubatswe mu byondo ndabyemera, ariko mujye mugorora n'ikinyarwanda, mujye mumwita nyirinzu cyangwa mumwite mabuja cyangwa databuja. Ariko bitwaye se rega abantu bakunda icyubahiro, ngo nyiribyondo ngwe no nge nkodesha ku mudamu ni umupfakazi, umugabo yapfuye muri covid, afite imiryango 51.
kandi akaryango gatoya karimo nagashamburete k'ibihumbi 60, ubundi bitatu na saloni 200, ahe n'izane n'itanu 700. hari igihe ndenzaho iminsi 2 akahita ambwira mukozi w'Imana Karame kutaje kutubwiriza ijambo ry'Imana, ni uteranya abana bawe bose nimugoroba ndabigisha ijambo ry'Imana. agahita ambwira atoya ati si ibyo nshatse kuvuga, tuboranya nkubwire ko harenzaho iminsi 2. nkaduterura 120 ingahe simbuza umubare, nkatumushyira habe no kuvuga turakoze. ntiwamukaranganya n'inyama warengejeho icyumweru, kandi baranaturenganya. ubundi si ikiro cy'inyama n'ibihumbi 7, hari naho kigura 6. ubwo murimo 120 ingahe wamushyirayo 7 akayenda. nanjye ndiga nkuko nawe wiga. hari ufite ishuri ry'umugabo wamunaniye, kandi niba hari abantu bihangana mu buzima, n'abagore barihangana. abagore mwebwe murihangana. ubushakashatsi 85% bwagaragaje ko muturusha kwihangana. utise gute Alexis? maje guhura na kesi y'umugore wafashe umugabo we inshuro 14 yamuciye inyuma akamuha imbabazi, ariko wowe agufasha rimwe mada iri rimwe waburaye byagukorera. iyo ni impano yitwa kwihangana. abadamu ni abantu b'abagabo. umuntu usama agatwita akabyara, akora n'igihe abyaye abazwe, akarara yonse ijoro ryose, agahindurira umwana pampa, mu gitondo yamara ibyumweru 2 umugongo umaje gukomera, wenda ari mu ishuri ryo kudatunga umukozi, agatwara abana ku ishuri, akabategura, akanatekera umutware we, akamesa, akanakoropa. urumva umuntu atari igitangaza? umuntu w'igikoma akonsa umweru, urumva atari igitangaza? mwebwe muri abantu b'abagabo. icyakabiri abagore baturusha ekonomi. umugore ushobora kumuha 50,000 akayekonomiza, akayamara iminsi 3 4 yanyura ku twenda tw'umwana. Imana ifashe sininjire mu byingo kuko ngira iyo domaine yabo. yamara yakubitana no twenda tw'umwana akatugura, yakubitana n'ishati y'abagabo. cyakora muri no minsi zarahenze, mperutse kuva kwigisha banca w'inyarugenge, nikoza mu mujyi ndavantira kajya kubaza y'ishati banca 75 mpita ngendesha umugongo. ubu zarahenze cyane. umugore akekonomiza 50,000 akayamara n'ibyumweru 2, mu gihe umugabo ashobora kumuha 300 iminsi nturi agahita bakubita hasi. Imana ibanyibukire nirangiza ibumvire. abafite amadeni Imana ibishyurire, abanzwe n'imiryango Imana ibagarukeho. Imana ishingira abasore n'inkumi, ishingira abafiyemeri, izamura abantu mu ntera, abarwayi Imana ibakize kuko niyo dogita mukuru. mu rwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero igice cya 5 umurongo wa 7, Bibiliya iravuze ngo muyikoreze amaganya yanyu yose kuko yitaye kuri mwe. iri hano muri rino teraniro ngo yongere ibiteho, ariko cyane banze ikiza umuntu w'imbere uzayibona, hanyuma n'uyu muntu w'inyuma Imana yongere imugarukeho. ndashimira Yesu ko nanjye yanyibutse, aranyibuka amahoro agakiza. muri 2006 nigize gukena cyane, n'ubu ntabwo nkize, ariko uko biri biraruta mbere. kuko ubu ntunguye ntabwo waburana inote y'igihumbi, urumva ntakaze. ubwo narizagiye guhita ngo 1000 kiramumarira iki? we ntiyari igihe wakennye ukajya umara icyumweru nta mafaranga 500 urabona. abanyuze muri iryo shuri mugiye gutya turire. Imana ishimwaho uko murimo. ndakena 2006 kandi nkena narigize gutunga amafaranga, kuko mbere yuko nkizwa nari nzi kuyashaka. mbere yuko nkizwa muri 99 nari mfite imyaka yanjye 19. icyo gihe nari nyoboye amabandi 73, harimo umugenzuzi ushinzwe discipline, secrétaire ufite masters mu bituma lisansi. dukora inama y'abajura kugira ngo niyo umuyobozi mukuru akavamo n'imyanzuro. ariko duhuye na Yesu 2003 aducomokora mu bujura, aducomeka mu Mana. abo Yesu yababariye ibyaha nimwongere mu muramburira amaboko, mu mukomere n'amashi, ni umwami w'amahoro. mu rwandiko rwa 2 rwanditswe na Petero igice cya 3 umurongo wa 9, Bibiliya iravuze ngo umwami Imana ntitinze isezerano ryayo nkuko bamwe batekereza ko iritinza, ngo ahubwo twihanganira idashaka ko n'umwe waparimbutse, ngo ahubwo ishaka ko bose bihana. no mu rwandiko Paul yandikiye Abefeso igice cya 2 umurongo wa 1, yarabandikiye arababwira ngo namwe yarabazuye mwebwe abari bapfuye muzize ibyaha n'ibicumuro byanyu. arababwira ngo kubwakavukire yanyu mwaraba kugirirwa umujinya nk'abandi bose. arababwira ngo ariko kuko Imana ari umutunzi w'imbabazi yarabafashe ibahindurana abazima na Kristo. ku murongo wa 4 arababwira ngo ubuntu nibwo bwabakijije, nta kindi cyadukijije usibye ubuntu bw'Uwiteka. ibi rero kubibwira umuntu wakuriye mu rugo rukijijwe akagira imyaka 4 akurikiye ababyeyi be mu nzu y'Imana ntabwo abyumva. ariko twari babi, ndakena, ubutunzi bwose buragenda.
nabaga nibyo umuntu ukomeye wambaye uniform batangaga raporo bati nubwo ari peseka ariko afite inzu bakayiteza cyamunara mfunze. Nakibundi muntu wambaye uniform kwiranka irya ari ryo ryose naragutwaraga bakavuga ati nubwo ari isheni akaba afunze ariko afite akamodoka yirishaga bakagateza cyamunara mfunze. Nkajya kurangiza ibihano ubutunzi bwose bwaragiye hanze barabuteje cyamunara. Maje kwakira agakiza 2003 2006 ndakena nzarirambya kandi banyetorero niba ari ikintu kivunana mu buzima no kubanza ubukire ugaheruka ubukene. Ibyo bintu biravuna. Iyo utagize amahirwe ngo wakira agakiza uranasara. Hari ibintu bine biranga umuntu wahoranye amafaranga nyuma akamushirana. Mbibabwire, cyambere kimuranga arangwa no kugenda agira ibyo yemera n'ibyo yanga. Umuntu watunze nka miliyoni 300 nyuma zikamushirana, iyo atagize amahirwe ngo yakira agakiza hari ibyo agenda yemera n'ibyo agenda yanga. Icya kabiri kimuranga arangwa no kugendana impapuro nyinshi ukagira ngo afitana agiye kudepoza mu kazi, agendana amodokima ukagira ngo afitana agiye kudepoza mu kazi. Icya gatatu agenda akora mizire nk'umuntu kudija kurari muri repetition, ari n'ijya akora ikimenyetso kimeze nk'icy'umusaraba, burya barimo gutera imibare byanze kuvamo. Icya kane agenda bari note mu mibare kandi yabara ahetse n'amaboko. Wagize neza kuza imbere y'Imana, waje kuri tere ararutse kuva muri bisi iva ikagugwa igana mu mujyi zino jashira umuteto, hanyuma yari yicaranye na mugenzi we ashima mu mutwe wa mugenzi we, mugenzi aramubaza ati bite byawe kurimo gushima mu mutwe wanjye, atamusori ati ningize ngo ni mu wanjye. Ibyo ni ibibazo byazengereje abantu. Ashaka kuba ari ideni ryo muri banki, ashaka kuba ari ideni ryo muri asi, ashaka kuba ari ideni ryo muri gudu na ibazi, aho nta tugiye dufata udufaranga wacuruza bikanga ugashiduka urimo kwishyura banki utanagikora. Ashobora kuba ari umwana wabaye ikirara, ashobora kuba ari umugabo wakunaniye, ashobora kuba ari igisoboko n'anyoko kuko badakijijwe b'abapagani rwimbi. Komeza wizere Imana ubere maso ubugingo bwawe. Iyarenge Alex iracyakomeje akazi. Ndakena nzamuka muri mu karere ka Nyarugenge bwitwaga Bagdad. Nari ngiye gushima Imana ko yankuye mu byaha ariko ngo nyigaye kinyicishira inzara. Ndagenda ngo ngereyo nshime nanagaye. Imana inumaho umuhanuzi w'umukecuru ufite nk'imyaka 60 ankubita iki nka 40. Ankubita iki mu mutwe arambwira ngo Imana iramubwiye ngo si igihe cyo kurya no kunywa ngo ahubwo ni igihe cyo kunkamuramo urumuri rwinshi nanyoye. Ankubita ubu tugira abantu zibashira isoni. Imana ihagakiza umuntu washiraga isoni ikamuha impano yitwa ubuhanuzi, aguhanurira kudiha. Iyo kubonamo ibyaha noneho aragutikagura bye, uyimurenganya na kera atarakizwa abarashiraga isoni. Imana ihagakiza umuntu akunda kubyina mu kabari, abyinira urwagwa n'ikigage na kanyanga. Iyo ageze mu nzu y'Imana arakijijwe akunda guhimbaza Imana cyane, bashyiramo umuziki akawunyuka agatega amaboko agacinya umugara, ashobora no kubyina amatangazo. Uyimurenganya na kera atarakizwa abarabyinaga mu kabari. Imana ihagakiza umuntu akunda kujya kuraguza mu bapfumu. Iyo ageze mu nzu y'Imana feri ya mbere akunda ubuhanuzi cyane. Mano uzasimbuka ati rizo mena ati vuga mwami ati twiyejeje, akabwira abadiyakoni ati mukinga imiryango y'amadishya n'inzugi tuye kuvugana n'Uwiteka. Uyimurenganya na kera atarakizwa abarakunda kujya kuraguza. Ariko nanjye nkunda ubuhanuzi. Umuhanuzi mwiza utaravangiwe rwose kabisa. Kuko ntabwo ndi umwe mu barwanya abahanuzi. Oya, uwo mwuka ntuzanampata. Ndanabubaha pe nkanasengera niyo mpano ye, nkabwira Imana ngo Mana ukomeze uyirindisha ubuntu bukomeye kandi akomeze yere n'imbuto zikwiriye ari hano. Muri ubwo bupagani bw'indengakamere ndashimira umwami ko nanjye yanyibutse. Ntabwo yibutse Rasheli gusa, nanjye yaranyibutse angirira imbabazi. Ubu nambaye amapingu nkuko wambara isaha. Nafunzwe inshuro zirenga 73. Bane ya Kandongi nambaye amapingu biranga, ariko mpuye na chef d'etat major mukuru witwa Yesu aranyemeza angirira imbabazi, angira uwo ndiwe muri kino gihe. Muri ubwo bupagani bw'indengakamere umunsi ntazibagirwa ni umunsi nigize gufata umuntu ndamutwara miliyoni 3 n'igice ku butubuzi. Bya muvano witwa batubuzi kumva amafaranga yahindutse impapuro, telefone igahinduka isabune cyangwa ibuye. Ni njye wabikoraga. Kandi ubwo niyo nagwaga isabune nabaga nakubashye kugira ngo uzabone n'ikimesheshe. Nagwaga igitiritiri cy'ikigori. Ibyo narabivuze muri niba ture nakoreye hano akibeye Pastor Gaspard na mwarimu witwa Leonard. Murabyuka ko ari hambere tugenda nahigisha ari ku cyumweru nkomezana niba ture yari irimo abantu kweri. Ubundi ADPR ari ukuntu ipanga ibintu neza kavuga ati kugira ngo niba tubigire bubyutse reka umwigisha yigishe ku cyumweru
akomeze na nibature, agatanga raporo, agatanga amatangazo bati uwo mwigisha wigishije ku cyumweru ahita akomeza na nibature. Ibifite imbaraga ku rwego rwo hejuru. Aho nababwiye ko ubutubuzi bwakorwaga, kumva amafaranga yahindutse impapuro, telefone igenduka isabune cyangwa ibuye, nta burozi bwabagamo, nta n'imiti yo mu bapfumu nzi, ni ubumenyi bwo mu mutwe n'abadayimoni benshi. Maje kuyamutwara, nyamutwara yambaye uniform, ariko iranka ryo ntabwo ndivuga, kuko hano ntabwo havugirwa ibintu byinshi, ibintu byose ntabwo bivugirwa hano, ko nyamutwara afite iranka ryo hejuru. Maje kuyamutwara ashize n'ibyumweru nka 2 mfatirwa kwa muganga he mu Gatsata aho nakiniraga biyari. Chiduka CID ebyiri icyo gihe habagaho umutwe wa CID wasimbuwe na RIB. Chiduka CID ebyiri zateruriye hano inyuma, muzafite abahungu bazi gufata, ari ukuntu bateruriraga hano inyuma ipanegeta yibwiriza igenduka ikabutura, karuvati karereta n'amarinete akitura hasi, nibaga nambaye ikote nambaye na karuvati. N'ubu nuko ku Gisozi haguye imvura kuva saa moya kugera saa 5:40 naje, munabari mfite igikote yari naje nambaye, naje nuzuye ibyondo. Ubundi iyo hari agace funga n'agakaruvati, funga n'agakaruvati nkafunga n'agakote, ku buryo ubundi yageso muri bari muri theology ko umwigisha akwiye kuba ahagaze imbere y'abanyetorero ari smart, kuko iyo uvuze ngo Yesu yangiriye neza ahita ahera hasi. Mugiriye neza gute se? Ati se byibura hanze araparitse, ati wapi, ati atareka barokore bataye umutwe. Rero mujye musengera abakozi b'Imana, Imana inagire nuko ibigenza no mu buryo bufatika, sibyo? Ntago nsabye. Aha, baramanukana kuri ADPR rubona none n'icyo n'abantu barenga 400, abantera amatafari batini mu cyice, abantera amabuye. Ngeze ku kiraro cyubatswe n'abasirikari barakwega cyane, bakweze ipantaro itishwanyagurika, bajya kumfunga nambaye agakabutura konyine k'imbere nafunzera karuvati. Naramwaye ntarakizwa, ndenga kumwara ndanase ngo ngereyo nsanga arimo yari yambaye ranka ya inspector. Niba murimo hano ni abari inyenyeri 2 mu gisirikare bayitwa Lieutenant. Akinkubita amaso atabwira komanda tuniwe wanyitse, komanda itamubwira tuni gisamburo harufu. Bazana igitabo banyindikagamo nitwaga Rastakaye nta musatsi ngira, barabara kwirisha ikaramu, gutanga akazi ntako ngira, gusoresha abaturage ntakorana na leta, umukino witwa iz'ubwenge, kuranguza mu mangazina atarayanjye, gucanga ikibiriti umuzungu narara kandi Yesu wakabonye, icyo bita gukina urusimbi rwitwa igishyimbo, kuvukisha inka amaboye. Mwe ntimwabimenya, barabara kunkura umugi no kurucuruza, barabarosa nkafite dosiye 23 muri polisi. Aho banyambuye inkweto, bankubita inkoni zo mu birenge, ndirahira ni data na mama n'abapandekote mu karere ka Rulindo, bati dini ntari bahano. Ibyo byabagahe wacu dukijijwe. Papa na mama bamaze imyaka 64 muri ADPR, afite imyaka 84, afite abuzukuru 51, abuzukuza 19 n'ubuvivi 4. Bararamye na sogokuru yatashye 2023 muri ya Covid, 2022 afite imyaka 113. Barahondagurana nize sogondere kuri Apekitumba, bati kwiga ntibiba hano. Barahondagurana iwacu ni mu kirokore, bati ikirokore ntikiba hano. Ibyo byabagahe iwacu dukijijwe. Bene mama bose Nyiraneza na Mugiraneza n'abadiyakoni Nyamata, hakora Imana ntakora neza, umwe n'umusirikare undi n'umupolisi n'abadiyakoni. Fregisi ni umurokore mwiza, na Bucura bw'iwacu Imana zabaye Filipo nawe ni umurokore mwiza. Ningero waravuyemo mbikirara ko abana b'iwacu bagenda bitiranwa, Nyiraneza na Mugiraneza, Fregisi na Alexi, hakora Imana na hakora neza. Nakubwiye ko bitiranwa mushiki wanjye. Ni kwa kundi umunyarwanda yaciye umugani akavuga ngo nta muryango uramo ya gahunda. Murabyibuka uwo mugani? Niko Paul yaciye uwo mugani. Muhise wibuka ko muhise muse. Ariko ndashimira Imana ko ntakiri ya gahunda, nahindutse icyaremwe gishya. Aho niho bampakiye bantwara Kicukiro, bamfunga amezi 9, afite 93, sohoka mfite 31. Kicukiro gutya uwo munsi nasohotse mfite 31, nibwo nageze ku Kimisagara kuri Electrogaze, nsanga umuntu arimo aracuranga radio Sonoteke, mpita nyimwiba irimo no kuvuga. Uwo munsi navuye muri gereza. Ntabwo amapingu yacu umujura mu bujura bashumba, kuko bitinda agakoti mu cyumweru ntabwo byica ku muhanda yitegera. Reka da kereka Yesu wenyine niwe wemeza abanyabyaha. Yesu niwe wemeza indaya yategaga akayemeza ikaza mu nzu y'Imana. Yesu niwe wemeza umusinzi
wanywaga inzoga z'amoko 8, akayuki, yewe muntu, mukubita umusaka, nzabanogejo, ibanga, nyirantare, urwedeziya. Izo ni inzoga nkunda guhiga mu kwa 8 no kwa 7 mu giterane gitegurwa na Compassion, kiba kiri mu Rwanda hose. Iyo utantumiye mu kwa 4 unshaka mu kwa 7 gusanga abandi baramfashe. Izo ni inzoga z'inkorano duhiga. Nzabanogejo, sinzi unyuzaha, ibanga, nyirantare, akaginga, tunuri, urwedeziya. Ubwo na polisi mu rutonde, polisi mu rutonde kavuga ngo izi nzoga nizo turimo guhiga, tubabarira uzihiga. Umwuka wera kamfasha, simburamo nka 80 ndobamo bagakiza. No mu ngororero narakihakoreye igatumba mushumba. Ni Mashenyi barambwiye ngo nzana gusuhuze rwose. Mashenyi barambwiye ati mushumba wacu ari i Kigali. Aha, uwo muntu wanywaga inzoga z'amoko 40, Yesu akamwemeza, akajya anywa igikoma saa 7 z'amanywa yambaye na karuvati. Yesu niwe wemeza, Yesu niwe wemeza, Yesu niwe wemeza, akemeza abanyabyaha. Aha, uti wayitwaye gute radio? Ariko ko numva ashaka kuvuga ibintu byinshi, wasimba ko radio nayitwaye. Ariko si ubunadi imbere y'aba banyabwenge ntabwo ko radio nayitwaye. Nageze ku Kimisagara kurera Gitorogaze, nsanga umuntu baracuranga radio sonoteke, numva dayimoni aranyongorera arambwiye ngo mwana Jameni ntiwi ne ntaragira mu rugo. Numva dayimoni arambwiye ngo polisi ngiguhora ubusa. Dayimoni arashukana. Nashimira polisi izi gukora akazi neza, kuko umujura akwiye kujya afungwa. Umujura ni umugome. Umujura hano sinaje kwigisha niba ture cyo gihe harimo umudamu w'umupastori yicaye mu iteraniro, yaricaranye n'igitsina gore, naho kumva umuntu icanye nawe n'ikirara, ahita bamubwira ati ngo nusengera umwigisha. Ubundi maje kwigisha ibyiciro nka 4 hano muri nibature. Arahaguruka aza kunsengera, wa mugore bari bicaranye abamwibye telefone ebyiri muri nibature hano. Hanyuma nimujye muza mu materaniro, mujye mucungana n'amatelefone yanyu n'amashakoshi yanyu, kuko ibyera byose ntabwo ari amata. Dore mu petit frère ahise yikoraho hano. Azabatereka de batabaye yinteye irenga we. Erega nicyo gituma tubaho ubuhamya, ntago ari ukwimeninda, no kugira ngo tumene amabanga ya Satani, twerekane imbaraga z'Imana. Ku cyumweru mushaka umusikirite acunge moto zanyu, acunge imodoka zanyu, acunge amagare, mugotagote, kuko nge waregisi niba narakijijwe abandi baracyari. Nimujya kuryama cungana no munsi gitanda cyawe, cungana n'inyuma y'urugi. Babe sikora bo kuri telefone, ujya kumva ngo longa amafaranga yanjye ngayebe kuri konte yawe, ngura yagarura ngo cyatubwire MTN ihagari, kuzimubwiye ngo ni gisambo agutuka ibitutsi 2,000. Mube maso, nicyo cyatumye Yesu aduhamagara, ni ukugira ngo tumene amabanga ya Satani, twerekane imbaraga z'Imana. Naho si ukwimeninda. Ngiye nuko mwene data yamamagaye kandi ati dukeneye na bwabo hamwe. Undi yo nigishije ahantu incuro zirenga 5, ngaruka mbigishije ijambo ry'Imana gusa, kugira ngo analize atagira ngo nubuhamya tugira gusa. Ijambo ry'Imana rirahari ryinshi, nshobora kuryigisha umwaka wose ntanatanze n'ubuhamya. Igituma tubaho ubuhamya no kugira ngo tumene amabanga ya Satani. Numva dayimoni arambwiye ngo kandi ngura muturage ngo yarapfuye ngo radio wayimwiba. Ndomboka gakeya nk'ipusi, ndagenda ndayigabanya agatotsi kari kamutwemenyera nk'umuzamu w'ijoro, nsubira inyuma, dayimoni aransunika mpita ntera Rolante, mba ndayifunze, abasimbukiye hejuru, mba nguye mu nsina yitwa ikinyengurube, ni insina yabaga kuri Gitorogaze. Iyo ndimo kwigisha nationali cyangwa mukoveho, ntango ubwo buhamya nerekana naho iyo nsina yari iri. Mba nyiguyemo radio nyifite nka nyirayo, abaratatati mu ntabare radio yanjye barayibye kandi yavugaga. Bacizo sabati tubwiza ukuri, bati wavuye hano cyangwa niho havuye? Ati nukuri ntabwo nahavuye. Batubwo ni igisiga kijyanye. Abandi bati ntabwo igisiga cyatinyuka radio irimo kuvuga. Bahana sinye ngo bagese de parare ni igisambo kijyanye, bamaje kurenganyigurishiza munyega ku kinda yibaheze. Maze nigisha korari yitwa Nezerwa Kimisagara National. Narabigishije ngeze ku buhamya, ngiye kumva numva umubyeyi abwiye mugenzi we ati mpereza ishakoshi yanjye akatubwirize onyifite. Ati nta wamenya ko yabiretse. Namaze imyaka 3 mu rusengero, nta muntu uremera ko nakijijwe. Nabandi muri repetition ya korari, mu byatumye nkomera mu mwuka ni korari na nibature no gusoma ijambo ry'Imana. Nibature yaranshonze, ingira umusore mwiza wuzuye umwuka wera. Korari ranshonga. Korari ni umuryango mwisi ukomeye. Umuntu utaba muri korari rwose cyarakwihishe. Narabibonye njya kwimariya korari madamu aririmba umuntu unamukuye.
reception na dote nibo bazikoreye, bahita banantwerera amafaranga ari hejuru ya 2,500,000. iyo nabyaye nibo ba mbere baza kumpemba. Korari n'umuryango ukomeye. Hano kuba muri korari nkurora no sasa irimo abantu bahezagiwe. Ndavuga ati kweri amakorari makuru akunda kubamo abantu bahezagiwe. Aha, ndihuta cyane. Umunsi nazibagirwa nyirizina ni umunsi nafatiwe mu gitanda cy'umugore n'umugabo mu Gatsata. Hagera saa 12 za nimugoroba nsanga abana barimo gukina umupira, mbatuma biswi kuri butike, basiga badakinze. Basize badakinze, mpita mbatera icyo bita rampingi, mpita nitsimba ku rugi rwo hanze. Ndubundamo nk'ipusi, nari ntegereje ko umugabo n'umugore bava mu kazi ngo nibakingura icyumba cyabo bagiye muri dushe, miteninaga mu gitanda cyabo, nze guhamagara imodoka nirishaga saro yose tuyitware. Ari indushyi y'umwana, mama na data gahinda karabishe, bashiki banje gahinda karabishe. Imana ikababwira ngo umwana wanyu nubwo ageze ikigara kabikirara, nzamukuramo umukozi mwiza, muzajya mubona mwuzura umwuka wera. Ndashimira Imana ko iryo jambo Yesu yarishohoje. Mama, ndabizi abana barakunaniye ariko humura. Umutware wawe yarakuzengereje ariko humura. So bukwe na nyoko bukwe ntabwo bakijijwe ariko humura. Komeza wizere Imana, wirinde icyaha n'igisa nacyo. Iyafashe ruharwa regisi iracyakomeje akazi. Bakiva mu kazi bakingura icyumba cyabo, bariyambura bajya muri dushe. Murabizi ko twebwe i Kigali dukorana dushe n'abadamu bacu cyangwa abatware bacu. Haraho nabivugiye muri paruwasi ya Nyabagendwa mu rurembo rwa Ngoma kwa Mushumba Etienne Mutabazi, ndimo kwigisha abubatsi ngo ikupure ku ikupure amatorero 17. Umugabo n'umugore bicaranye. Ndababaza ni umugabo n'umugore bakorana dushe munyereke gutya bati toka daimoni. Tabazimu bashye kwa jina la Yesu pepo. Mbaza Mushumba Etienne Mutabazi n'umwarimu witwa Edouard. Ndababaza abo bantu mujya mubigisha ibyingo ko bantokesheje. Barambwira ati turabigisha atari ko hano tugarukira. Narababwiye ngo ko muntokesheje ari ukubyarana no gukorana dushe. Ikiremereye ni iki? Bati no kubyarana. Voilà. Gukorana dushe n'uwo mwashakanye ni nko kurya gafiriti. Bakiva gukaraba sinzi ikintu bapfuye, umugabo n'umugore babararwanya. Babahanye amakofe ndabategereza bariyunga. Biyunze baranaganira, baganiriye ndafurika ndaseka. Ubwo iyo mvuze kuganira ni kwaje kwa plan, kuko umugabo n'umugore iyo biyunze umurimo w'Imana urakorwa. Ngo nturike nseke ati twakingiranye n'ipusi. Ngo cekinge ati umuntu yagezemo mata. Sinzi ahantu yakuye ifirimbi, avuze ifirimbi bagutagota inzu. Mangu bitiye n'inkoni ndahuma nkajya numva abantu bavuga simbabone. Ashimira Imana nta muntu aruka kundira. Ashimira Yesu ntabwo mperuka kwambara amapinga. Arigensura amagororero yacu yaba irya Nyarugenge, iryiririma, iwawa ku mazi cyangwa Muhanga. Nkasura bari abantu bari mu igororero nkabareba. Hari igihe umwe asimbuka akambwira ati nari nzi ko bakurashe. Amubwira nti ndacyariho ndahumeka. Kandi ubwo iyo ngezeyo mbasuhuza gikoboye. Buri nyankunda kubwira abashumba iyo twajyanye. Habwira nimubona mbwiriza mu igororero cyangwa mu giterane kirwanya ibiyobyabwenge, ukumva nazema akantu ko hanze ntukagira ngo naravangiwe, kuko biba binsaba kubasuhuza mu rurimi bumva. Iyo ndi hanze mpita mbabwira nti mambo vipi, bati yego rayani, ntinamwe babira ati ya niga yabaye pastor Imana. Namara kubiyegereza nkabigisha ijambo ry'Imana. Ntabwo ahita umubwira ngo kizwa wapi, biba bimuri kure nk'ukwezi, bisaba kumubwira ururimi yumva. Aha, ndihuta cyane. Munsi ntazibagirwa n'umunsi nacomotse. Gucomoka n'ukugenda ngeze mu Irigara nahacururizwa urumogi. Mbacujije umupushayi warwo. Umupushayi aba yitwa Dr. umucuruzi warwo. Vipi ati yego vipi maniga. Nti umunsi se bimeze bitatu ni sawa. Nti umunsi uramena kumena no kumpa urumogi. Ni imvugo zibaye. Ariko muri riterano nta muntu ugize akoresha urumogi ngo agire gutya. Mwagiriwe imbabazi nyinshi. Ubundi se mwe mugira ubuhego, mugira ubamya bw'ibigeragezo, ubw'ibyaha ntabwo Imana igikoresha umuntu udafite ubuhamya. Iyo udafite ubw'ibyaha igushakira ubw'ibigeragezo. Aha, amaje kurunsumbisha ni ukurumpa urwitwa injaga. Mba ndarurorinze, maje kururoringa ni ukurutekera, wenda bivuge gutyo. Mba ndarucomye, ndarushoreza. Maje kurushoreza ruhita runjyana muri furi. Ngeze mu Gatsata muri muvuduko, ubwo kandi nahitaga ncomeka iyi ngendo bahitaga kudatoneka isi.
ngeze mu Gatsata muri Muvuduko masanga umukire yashize igipangu ahashyira imbwa ebyiri zikirinda, urumogi rutarumbwira ngo ni ihene, ngo ni nzimwibe nzijyane muri Aprovite. Mbona ni ihene nziza z'ibisore. Komana warakoze pe. Mbanda banza ndapiyora, gupiyora nuko reba abaturage bari, numva dayimana arambye ngo abaturage bose barapfuye ngo ninjye muzimu hari. Ndomboka gakeya ngo ndica kiminwe cyari mwe nzijyane muri Aporovia, imwe ramukari nciyemo kabiri ndebye nsanga nimbwa, urumogi rwambwiye ngo ni ihene. Komana warakoze kunyiza pe. Ari umupastori twe twararuhanye ariko yaratashye kuri 23 z'ukwa karindwi 2023 witwaga Theogene Nzahuke, ariko we ntabwo yari azi kwiba, we urumogi rwe rwaramwishe, we yaryaga isehemu ntimwayimenya, nuko ubona nibyo umuntu kankurikira nkagupyisura, kugupyisura no kuguha kubyo niki. Hari yagize kubwiriza turi mu Gatsata, twarabigisha babiri i Galilaya mu cyumba cyo kuwa gatanu n'ubu cyabaye, arigisha agezemo hagati ahita abwira iteraniro ngo ano maniga ngo kadahereza Imana icyubahiro, aravanga iteraniro ngo namaniga. Ndavuga ni mikrofone barahita bayimwaka we, ariko titire nayo iratangaje. Iyo ari nkanjye wari kurivuga ndi umurayiki bari guhita bankura ku ruhi. Yari umupastori icyo gihe, yari arasengeye ku pastori, abwira iteraniro ngo numaniga kadahereza Imana icyubahiro. Muzagera mu twihanganira kubera gutinda piriya mu rumogi. Hari igihe nshiduka n'agatereme ka kera kaje, atari uko nta bumenyi bw'isi mfite, ahubwo kubera gutindayo. Hari igihe nshiduka agatereme kaje, nkashiduka kakizanye, atari uko navangiwe, atari uko nakoze ibyaha, kubera gutinda piriya. Ndibuka mu myaka 3 ya mbere ndi muri korali, nakoraga ritime nabi, umukecuru w'imyaka nka 55 akambwira ati wajya ukora ritime neza ukagenda n'abadiringe, ariko ntihiyi niga nshaka hiki. Nkabwira umukecuru w'imyaka 55 ngo ni niga. Bakandega kwa disciplinaire, bira disciplinaire agira akazi kenshi karuta ka perezida. Akaba bandeze kwa disciplinaire akambwira ati kandi korali nzayigukuramo, ariko niwe wampamagaye maniga yanjye. Nkabwira disciplinaire ngo namaniga. Bashumba kuyobora umuntu wambaye urumogi, ukayobora umuntu wabaye indaya, ukayobora umuntu wabaye umujura, umwuka w'Imana niwe ukwiye kujya gushyigikira, kuko baba baravuye ahantu hakomeye, ariko imyaka uko igenda ihita n'indishira, twadutereme twakera tugenda tuva mu muntu, tukagenda wenda akagasigarana arimo gutanga urugero rw'uko yari ameze kera, ariko ubwo butereme bwose umwuka wera aragenda akabwica akabuburizamo. Korari umuntu ayipanze mu giterane kirwanya ibiyobyabwenge, ikaririmba nk'indirimbo 8 nkahita mbwiriza, twahita turoba iminyago myinshi. Komana mfasha ne kugomeza gushima abantu bamwe we ntaterebuye ku karere. Ndihuta cyane, ngiye gusimbuka kuranguza mu mangazini atara yanjye, ngiye gusimbuka gukodesha amazu atara yanjye, icyo gihe nari mfite imfunguzo 700 nacurishije. Ngiye gusimbuka gusoresha abaturage Nyamabuye mu Gatsata hariya muri Muvuduko. Ngiye gusoreza ku mugore wanyifunze afite imyaka 40, afite imyaka 19, mvuge nuko Yesu yamfasha. N'umukecuru no kugaseke ibyumba aho nibyo umukecuru 16 agurishije amatungo 2 yitwa ihene, akazamura igute 3 akayashyira muri mugondo ya 4, naho ndahasimbutse narayamwibye 16. Nasinze famiye mu kiliziya, umuntu yagiye gutura avuyeyo ndamwigera nsanga ni muremure aransumba, njya peyaje impande ya deberi yacu yitwa Kiyovu, nshaka yibuye ripima nk'ibiri 10, ndishyira mu mufuka w'umweru, ndaryinjiza nditereka iruhande rwe, mpita ndihagarara duhita tureshya, mukingo kubako mutera dedwa 200 ndayamwiba, naho ndahasimbutse. Nuko Yesu yandokoreye mu majyepfo mu karere ka Ruhango, ngiye kwibayo dendo, nyinjira mu gipangu, imodoka nari nyiparitse ku ntenyo ku isoko n'umushoferi wayo kugira ngo bateye rya televiseri. Ngeze mu gipangu imbere, inkira ivumereye nyirurugo, abwira umugore we ati mpereza umuhoro njye kureba. Arasoka ngo acekinge mbona ari bunteme, mita mutera icyo bita wezidoro, mukubita pansiya ninaga mu 8 nini, funga amaguru neza, ntega amaboko nk'amahembe y'inka, arabarasanga zose n'inka. Uko naharokokeye naho ndahasimbutse, reka nkore kuri ubwo buhamya bw'umugore wanyifunze nuko Yesu yamfasha. Kuko iyo uzakora igihe kirekire uvuga ibintu bike, kandi ushaka gukundana nabo uhagaze imbere ubava imbere bakigukumbuye. Niyo system nziza. Ushobora kubwiriza neza ariko warambiranya ibyo wabwirije byose ugahita ubitesha agaciro. Kandi maze ibyumweru 2 ndwaye malaria, ntago ndagira imbaraga nyinshi.
kubwiriza ubundi 45 theology duha mba numva ariyo nabwiriza, ariko mu mibyizi iyo muhaye n'agaciro n'ikindimo nkabwiriza isaha n'iminota 20 abari sawa. Muri ubwo pagani narabaswe n'urumogi, kanyanga, mayirunge, mugo, ubujura bw'indengakamere, ariko Yesu arandinda sinajya mu bagore n'abakobwa. Ariko nubwo ntabagiyemo ntabwo nakoze ubukwe ndi imanzi. Aho niho umugore yaje kunyifunga, anyifunga afite imyaka 40, mfite imyaka 19. Uti se yakwifunza ati? Najyaga mugurira inyama y'iroti n'umwijima aziko ndi n'igisambo. Aza gufata nimero yanjye ya telefone arambwira ngo najya abona imari azajya mpamagara ndanyitwaye. Ndayimuha. Hashize nk'ibyumweru nka 2 arampamagara muri weekend arambaza ngo urihe, ndi mu rugo. Ati se ufite umwanya ngo uzunsure? Ndawufite. Ndamusura ngo ngereyo nsanga afite umukobwa witwa Batamuriza, turaganira bigeze saa 12 za nimugoroba nshaka gutaha. Nshatse gutaha arambwira ati se waraye? Ndamubwira nti se uyu mwana amenye ko naharaye ko yankubita inyundo. Ahita ambwira ngo se umwana azanye ibintu byinshi amutera umugeri. Sinumvira iyo jambo ry'uko se umwana bamuteye umugeri ngo nitahire nanjye ndarara. Bibiliya ikavuga ngo Nabali nawe yarameze nka kwa kundi, ngo reka kagira umugore w'umunyabwenge witwaga Abigayili. Mba ndaraye. Mfa 19 uri imanzi n'umugore w'imyaka 40 wabyaye ufite ibiro 116. Ari umugore munini kandi muremure. Mba ndaraye. Ngo bucye mu gitondo nshaka gutaha. Nshatse gutaha arambwira ati wabaye umugabo wanjye. Ahita abwira Batamuriza ati ni papa wawe. Batamuriza barampamagaye ati papa ntikarame. Ati pa ntikarame. Mama Batamuriza ati papa bata ntikarame. Bibari ramfasha. Icyambabazaga mama Batamuriza yarankubitaga ku rwego rwo hejuru. Mama Batamuriza yarandihagabye. Ubwo abagabo bagiye kunseka bati umuntu wakubitwaga n'umugore yari umugabo nyabaki. Na hano muri iri teraniro harimo abagabo 3 nanjye wa 4 yadihira rimwe. Mama Batamuriza yari afite sentire 3 zo kwa Karirosi. Akina shodokani yarakoze na jandombre ku bwa Habyarimana. Yagize kunkwikira ikofe ngira ngo numwasa nkubise, nitura hasi ahita nkandagira mu gatuza ashaka kumpeza umwuka n'amatoneka. Ndashimira Imana katanize. Nego utashaka kuntera tsukinga nkuremo amaso mba ndamukwebye. Ndashimira Imana katayakuyemo amaso. Uti se yaguhoraga iki? Sibyo? Mama Batamuriza yankubitiraga ibintu 3, ariko mvuga 2, icya gatatu nkakigira ubwira. Kuko icya gatatu nicyo ku rwego rwo hejuru. Icyo yamponderaga hari ukuntu nashakaga kwambuka ngiye hakurya Katari, nkasanga passport yanjye nabura sinye 2 ingume 3 nkaba ndaziriye. Nkongera ngo nkore kuri passport nambuka ngiye hakurya Katari wapi umutwe nkaba nawuri. Nicyo yamporaga. Ibindi 2 yamporaga yashaka komesa nkatera ni pasi. Nkamubwira no mfite umukozi mpemba akanyicarira nk'uruhinja. Icya gatatu yashaka ko nta saa 11 nazirenza hisaha imwe akanshakisha hana mfatiye agaterura agakubita hasi. Ntabirariye yankubitagaze. Ndashimira umwami wamunkijije. Ubuhamya bw'umugore wankubitaga iyo mbaye madamu twakoranye ubukwe mu Mashyaka arambwira atahubwo gukubitaga gahoro. Ati yajya kudiha 3 mu cyumweru byibura. Ati kukiye gukubitaga ntugende. Siko nawe wabyibaza. Mama Batamuriza yarankubitaga ariko twaba twiyunze nkambara ikote ryiza. Akandiha twaba twiyunze akansohokana. Reka mbabwire niba ikintu gikomeye kizasigaza abantu benshi niba taba amaso niyinda nayirimo. Iyinda yahemuje abantu, nituma abantu abakomeye n'aboroheje batumvikana, nituma societe na hani watu gasanga umuntu nta kundi undi kubera inda. Maze dufite n'abahanuzi bahanurira bakire gusaka bataguhanurira uri umukene. Muzi cyabagendereye dore nawe. Bahanuzi amusori ntago ari we nteyibuye. We niba uhanura neza n'umukene ukamugeraho kuguma muri ayo mavuta. Ariko dufite abahanuzi bahanurira bakire gusa. Yabazi kujya mu Bushinwa, yabazi ufite cyenka ya $200,000, yabazi ufite imodoka ya $85,000, ateriye atezomeni nderetswe ati Imana ikongeye n'ibindi. Umukene ntajya muhanurira. Iyo agiye guhanurira umukene amubonamo ibyaha. Ngo ukanura nk'umurozi ngo nutihana ngo Imana izakudiha, ahubwo nawe izaheraho. Umuhanuzi mwiza uri mu mwuka wera w'Imana no kubakene abageraho. Mbabwiye nabi? Akandiha twakiyunga kansohokana nicyo cyatumaga ntamuvaho. Uti yakwifunza igihe kingana iki? Yanyifunza imyaka 2 n'amezi 8. Uti ntabwo mwigize mubyarana se? Ntabwo twigize tubyarana, yari afite ubwenge nk'ubwo abikigiye bafite.
maje kwakira agakiza ndamureka, yaranyifunze ndi umugabo wa 4, nyuma nyamaje kwifunga abandi 7. Agukwikira ikofu ukagira ngo niwe yaguteye. Ndashimira Imana yamunkishije. Nabaje abagabo bo ku Gasave ndimo kubigisha ibyingo, ndababaza ubundi yo nigisha abagabo ibyingo, ahagize nk'umudamu wenda wumvaho gatoyo uburyo mba nigisha abagenzi banjye, abaga Alexis ucimiye ahanjyaga ko tugira abagabo bakunda kurya muri restaurant kenshi kandi yakoreye hafi y'urugo rwe, kagenda akarya 30 mu rugo yasize 5. Aho rero naho muri izo nyigisho tuba turimo kugenda tubyumvikanaho uburyo ukwiye guha agaciro urugo rwawe. Kandi niyo nigisha abagore naho nuko tuba tubabwiza ukuri, kandi mba batunga rumwe eshatu ari ngeze reba igikumwe kivuga giti ibyo uvuga n'ukuri, kuko ijambo njya kuribwiriza nanjye ryabanje kunsinda rikamena. Mbabaza ibyingo, mwigisha ibyingo ku Gasave narabaje n'umugore wagukubise byagenda bite. Umugabo umwe aranyitegereza arambye ati madamu wanjye akankubita nteye, ati nazacunga adahari nkazinga imyenda ntigende. Niba hari igisebo kibaho n'ugukubitwa n'umugore, kandi nuko Imana itabahaye imbaraga nk'izo tugira. Iyi Imana iza gutiza abagore benshi imbaraga nk'iz'abagabo tugira, mwari kujya mutudiha 3 mu cyumweru. 3 mu cyumweru subwo si gake, ahubwo ni 6 mu cyumweru. Ariko ntabwo twirengagije ko harimo n'abagore bagira amahane, agasuzugura umutware we akamurebera ku rutugu. Ariko ubushakashatsi bugaragaza ko abagabo benshi aribo bagira amakosa kurusha abagore. Umugabo ashobora gutunga kositimu 10, umugore afite igitenge kimwe. Umugabo ashobora gutunga imiguru y'inkweto 10 kandi ya make yari 45,000, umugore afite utuguru 2 tw'inkweto twonyine. Kandi umuntu ugutwitira akakubyarira akaguhekera akakonkereza abana, ukwiye kujya umuha agaciro, kuko iyo umugore wawe yambaye neza nubwo we wakambara ibisanzwe baravuga bati muka runaka yambara neza. Uko Yesu yamfashe. Yesu yamfatiye mu giterane ADPR Muhima yari yakoze cyo kurwanya ibiyobyabwenge 3 z'ukwa 3 2003. Baragitegura bagitumiramo korali Sayuni yo mu Cyahafi, bagitumiramo korali ebyiri zikurikirana Muhima na Duhuza Umutima, abakorali yitwa Muhima nkuko ningi yitirirwa Kabeza yitirirwa itorero. Baragenda bashyiramo korali 3, batumiramo n'umwigisha woze yibisha imbunda afunga na kaci, bamutumira nk'umwigisha yari yarakijijwe. Mva mu rugo iwanjye mu Gatsata, ntazi uko igiterane kimwe kubera muri Doba, ndabona ncururizaga urumogi, nari nje gusoresha abaturage muri marato, nje no gucuruza urumogi. Ngo mpagere nsanga igiterane kiraryoshye, ntangira gukata umuziki urumogi rwamennye amaso, ndawunyuka, numva dayimoni arambwiye ngo mwana Jameni ntiwi, ngo no mu gitaramo ngo urakuramo yo kurya. Ndashimira Imana ko tigaye numva ijwi ry'Umwuka Wera. Barahimbaza nanjye ndahimbaza, mba ndaseseye nikoza muri korali Sayuni, hararimo umugabo muremure usumba, mba muteye icyo bita dedua, ikofi irimo 61 ndayimwibye. Umwuka Wera aranzitira sinagenda. Barakomeza barahimbaza, nanjye ndahimbaza, mba nikoje muri korali Duhuza Umutima, korali ya 2, mba nteye dedua umugore wari urimo umuherwe, mba mwibye telefone nshasha. Umwuka Wera aranzitira sinagenda. Uwo mugore afite ubushobozi, kuko twubaka urusengero dufite yitanze $24,000,000. Afite amafaranga, azi no gukora. Ko kugira amafaranga ni kimwe, no gukora no kumenya gukora ni ikindi. Ni umudamu ufite ubushobozi kabisa, kandi w'umukristo mwiza, ariko umuntu abatunze amafaranga ariko ari n'umukiranutsi. Mba nikoje muri korali, mba mutededwa telefone mba ndayimwibye. Umwuka bararanzitira sinagenda. Barakomeza barahimbaza, nanjye ndahimbaza, umuzigo nawo ubonye, kubera iki ntagiye yahiseho kwakira agakiza. Bakiriye umwigisha y'ijambo ry'Imana, umwuka aranzitira sinagenda. Yasomye umurongo umwe muri Bibiliya, arekura ubuhamya, avuga ukuntu yirishaga imbunda, afunga kace, aniga abaturage akabambura amafaranga. Ijwi rirambwira ngo mutega amatwi. Yerekuye ubuhamya, icyokere kirandenga, mpinda umuriro, ubwoba burantaha, numva nijye arimo kubwira. Agiye gusoza, abaravuze ngo muri iki giterane nta muntu waba urimo ukeneye kwakira agakiza ngo amanike ikiganza. Sinzi ukuntu natombotse nti ndashaka kwihana. Abaririmbyi batari hano we, bati nibucungana n'ibyuma na mikrofone, bati ntabwo yakizwa. Induru ziba ziravuze. Pastor witwa Bodowe Pascal na mwarimu specioza uraye neza madamu wa nyakwigendera Kayihura Jacques na executive w'umurenge wa Muhima
bari bahari na inspector muri polisi, icyo giterane bari bagitumiyemo n'inzego bwite za leta. Bose bahagurukira icyarimwe baravuga ati nimutuze. Pastor Bodowe Pascal ahita avuga ati n'uwari Sawuli yahindutse Pawulo. Bati ntabwo yakizwa. Nanjye ntera karuru ntinakizwa, ntikimenyimenyi, ntifite ikofi y'uriya mugabo. Umugabo ngo arebe ati n'igipesu yagiturikije, intuzi baziravuze. Tambabwire abanyetorero ijambo ry'Imana riremeza. Ibyo mapingu yananiwe, ibyo gereza zananiwe mu bihereza Yesu ni umwami w'amahoro. Bibiliya iravuga ngo naho ibyaha by'umuntu byatukura tukutuku, ngo Imana irabyeza bagasa nka sheregi. Ngo naho byatukura tukutuku, Imana irabyeza bagasa nk'ubwa bw'intama bwera. Bibiliya ikavuga ngo nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu, ngo ariko nimwanga mukagoma inkota y'Uwiteka izabarya. Ko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Yesaya igice cya mbere 19 na 20. Barabara basanga 31 aruzuye, kandi nuriya mubyeyi ntirakire telefone na nayitwaye. Ngarebe mu ishakoshe ati nagasakame yagafunguye ajya kurwanya abaririmbyi ngo nagiye muri korari bareba. Aho none nahise mbisubiza ndihana, nge nihaniye kuri mikrofone. Nihana kwibisha ikaramu, gutanga akazi ntako ngira, gusoresha abaturage ntakorana na leta, umukino witwa iz'ubwenge, kuranguza mu mangazini atarayange, gucuruza urumogi no kurunywa, gucanga ikibiriti umuzungu narara kari Yesu wakabonye. Ndihana ngiye kumva numva ku bitugu byanjye havuye ikintu kingana nka toni na kimwe cyavuye ku bitugu bya Mukristo. Kuva icyo gihe kugeza n'uyu munsi ndi umugenzi ugana mu gihugu cyo mu ijuru. Kandi gitangaje, nanjye kuva nakizwa inshuro nibuka bamaje kunyiba inshuro 22. Nizo nibuka nigeze abazireba. Kuko Bibiliya iravuga ngo ko wagenje kuzagenzwa. Umuntu yani ibyaha akababarirwa ariko ingaruka zikamugera. Nanjye baranyiba kweri. Mu byumweru 2 bishize baranyibye ndi muri ribatura ku Kacyiru umukansereye. Korari madama aririmbamo, undi korari madama aririmba muri korari ebyiri. Ari muri korari ya ADPR kumugenye, akarimba n'indi yo muri asa aho yizisho muri Sam. Arambwira ati korari ndirimbamo twizisho tuzahasukira ku 6 no ku cyumweru. Ati rero turakora amasengesho ku 5 nijoro. Isura rara ati ndarara nzagera nta nka 3 z'amanywa. Ati mpite nitegura tuhite tumanuka ku 6. Inange ndasoza nibature ku Kacyiru. Saa 10 narabyutse, yaraye muri korari mu masengesho, mitambwira umwana wacu w'imfura nti wowe ngwino ukinge ndagiye. Niba yarabyutse agakinga, niba nyuma yarakinguye yagiye hanze ntiyongera gukinga. Ibandi riraza ribiba mu cyumba baryamamo n'icyumba cy'umukozi. Imyenda yose n'ama uniform y'abana yose barayatwara. Bahita bajya no ku gikoni hanze bica igikoni, batwara n'igice cy'amakara. Batwara n'amabasi yarari hanze n'amasafiriya yarari mu gikoni. Nana ikintu cyambabaje, mu masaa 2 z'ijoro telefone yanjye nta umuriro wari wagiye. Mu gitondo ngiye muri nibature telefone yanjye siganye icometse, umuriro wari waje. Na telefone niyo bahitiye. Agahinda karanyica, cyakurya umujura n'umugome. Mbibona muri kino gihe nibwa narakijije. Agahinda karanyica, mbwira Imana ni koko Mana mbe ku murimo wawe batwibe ndasubira kuri rezo gute. Ijwi rirambwira ngo ceceka ngaho we bagakera basigara bameze bate. Nanuye telefone yo nyibutse numva umubabaro mfashe, ariko nindi mu ngaruka. Ariko nabwiye Imana ngo Mana mfasha wenda ushyireho iherezo sinzongere kwibwa. Umujura ni umugome. Uziko negera abantu kuri banki, nkategera umuntu kuri banki akajya kuri gishe akimuka, nanjye nkimuka nkamuragira kuva saa 4. Twabitaga kuragira umuntu, nkamuragira kuva saa 4 akarotira saa 8, nkayamwiba saa 8 n'igice. Nkamutegera ahantu ku kidendezi cy'amazi. Uwo mukino n'ubwenge no ku rwego rwo hejuru. Twabaga turabajura 2. Nje nkajya imbere, uwo turi bwakaza dukurikiye, umujura akaza ari uwa 3. Nagera imbere y'ikidendezi cy'amazi nkahita ntera rampingi nkagwa muri y'amazi nkamwanduza. Namwanduza ngahita mubwira nti amusori mbabarira, hari uburwayi bwitwa igicuri bujya bumfata, iyo ngeze impande y'amazi buramfata nkituramo. Ubwo wa mugabo nawe ntiyamenyeka ko turi abajura, twabaga twambaye neza n'amakaruvati, akajya gufata ka bag karamo amafaranga akakarambika hasi, akajya kumpanaguza inkweto, nanjye ndimo kumufasha guhanagura inkweto ye. Nkahita mbwira mugenzi wanjye ntitugakurura bita umwitsimba. Yahitaga agakurura akabarisi karimo amafaranga, agahita agashyira mu mufuka yabaga afite, agahita mubwaka. Kumubwaka no kumwihisha.
yagera imbere ati nawe uzamwikure, nabirangije uzamwikure, nkaba mukatiye ahantu nkakuramo ishati nkasigarana isengeri, akabyina ati kuva saa yine myategereje ndayarotiriye none barayatwaye, akabyina bati taha yakwemeje. Ntabwo twirata ubwinshi bw'ibyaha twakoze, twirata imbaraga z'Imana. Ntabwo twirata ubwinshi bw'urumogi twanyoye, oya, twirata imbaraga z'Imana zadukuyeyo. Ndashimira Yesu, mwami w'abami, umutwaro utwara abatwari, umushumba mwiza uragira ntazimize, mwami w'amahoro. Senega nkina n'umukino witwa iz'ubwenge, reka bareho nsoreze. Hari igihe hashize imyaka 2 ntatanga ubuhamya, nkaganiriza abashumba nkamwe abashumba ko dutanga ubuhamya ari abantu badakomeye, nibajya bagerageza kujya kubikoresha bakiba abaturage, ubwo ntabwo tuzaba tubahaye tubakonfirmye uko biba. Kambwira ati jya uburekura, niyibeshya akiba bakamufata bazamuvuna amaboko. Jya urekura ubuhamya, werekane imbaraga z'Imana, umena amabanga ya Satani. Nyuma arambwira ati ujya utanga ubuhamya rwose, ati kuko aho Yesu yagukuye hari n'abandi bavayo. Uwo mukino witwa originali nagura 5 by'umuceri. Aha rero muntega amatwi, abakozi banyu mujye muwa briefinga, abana banyu ni baba bari muri vacances cyangwa biga bataha, muwa briefinga kuko uwo mukino narakinaga. Hagura 5 by'umuceri, litiro 5 z'amavuta, igitoki 20, habishyira muri butu y'ipatiri. Nabanagana nakoze urugendo shuri n'abandi bajura bagenzi banjye, tukamenya ko icyo gipangu dushyira ibyo kurya harimo firigo. Agenda nkakumangira igipangu, umukozi akaza kunde